Aramutse neza ariko ntabwo ari neza cyane. Wabaye ufise mwana wanjye. Urabona nyine wa mwana nari narakubwiye wambwiye ngo arankunda. Nari ndi kujya hariya hirya kuri dayari ngezeyo nyine turahura arangije arambwira ngo ngende kumureba ku mugoroba ngo hari akantu ashaka kumbwira. Se wanyemerera muri ya mirimo mba ngomba gukora akagira iyo mfasha nkajya kumureba. Ariko se mwana wanjye gusa ko abahungu b'iki gihe bahindutse mwana wanjye ubwo muhungu uramwizeye neza akagukunda. None se ko yambwiye ngo arankunda kandi nanjye nkabona ari mwiza numva nanjye ndamukunze nabigirana. Kandi mwana wanjye nukuri ko Imana umbwira uriya muhungu amabere akikora. None se urabona nyine namubwiye ko natamukunda twahura akankubita cyangwa akaneza abandi bana twagiye ku ishuri. Oya mwana wa bakuru uriya muhungu nta cyiza azakugezaho. Nese ubwo ufite icyo azangezaho nzamukura he? Mwana wanjye rero akamubwira singo ndi mama wawe cyo kuza nimba uriya muhungu umukunda ntabwo nkubujije kumukunda wumvishe. Ariko wowe uzagenda ucunga neza kuko abahungu b'iyi minsi barahindutse mwana wanjye. None se ko tutari bujye guhura nijoro ko turaba twagiye hakiri kare ndagerayo nyine musuhuze mubwira ahita ambwira ibyo yamamagariye ndahita ngaruka. Mwana wanjye rero sinkubujije kugenda ugende gipfa kuba umukunda ugenda ariko nimurenze iminota 10 muri kumwe. None se wowe iminota 10 mwaba mwavuganye iki? Iminota 10 ni myinshi nurenze 10 mwana wanjye birarangira. None se mugiye mubi ngewe ndabona nyine wenda waduha nk'amasaha 2 kubera yuko ningerayo ndabanza muhobere musuhuze neza. Mwana wa naho ugomba kujya kuva iyo mpamvu ndabihinduye uzabagerayo ubaza ubugira ute ubwo ndamubwira. Mwana wanjye rero kankubwire twebwe bakera umvishe twaricaraga mu rugo umukobwa akicara mu rugo umusore yashaka kumutereta akamusanga mu rugo. None se ma urumva twe turi abakera? Nyine ntabwo muri abakera ariko mwana wanjye nkanjye wa kera nkwiye kukwigisha umuco wa kera nimugaca umuco mu bana bacu. Umuco wa kera se ntabwo wibuka wa mwana wo kwa Karisa wa mukobwa bahozaga mu gipangu ko bagiye kureba bagasanga twite yari yamukuye hehe kandi yahoraga mu gipangu. Ariko mwana wanjye wowe uzitonde. Nese ubundi sinitonda ariko ntabwo ari byiza kugira ngo wigemurire abasore mwana wanjye. Icara hano mu rugo azahagusanga. None se ahansanze papa yamuvuna nawe urabizi. Papa wawe nubwo agira amahane ariko nzabimubwiraho azatuza ndabizi neza. Azatuza papa wanyatse telefone urumva azabyemera. Ahubwo uzamubwira uwo musore wawe uzanamuzane hano mu rugo tumubone. Ndabizi ntabwo nabimubwira ibyo yankorera. None se mwana wa niwe udashaka umukwe? None se ko yansanze ndi kumuvugisha kuri telefone suzi ibyo yankoreye akahita nayimena. Oya mwana wa ngende bugende papa wawe ndamwigisha ndi bumubwire yuko ugeze mu gihe cyo guteretwa nawe ukwiye gushinga urugo rwawe ndi bubimubwire wese kuki yankoye iwacu nanjye ndamwigisha abashe kugira abugurukuye. None se ahubwo wowe na papa mwahuye gute ko mwahoraga mu gipangu byagenze? Isiko yankuye mu rugo yaraje ansaba mu rugo barashyingira barakwa baranjyana. Ese yakubonye? Yambonye ndi gukubura ku irembo mwana wanjye rero kamubikubwira. Yambonye ndi gukubura ku irembo arangije araza arambwira ati ndi gukubura arambwira ati se mukobwa hano niho mu rugo nawe ati ni nk'iwacu. None se ko ngushaka ndamubwira ati rero uzansange mu rugo. Icyo gihe rero yaraje ansanga mu rugo ntabwo nigeze ndenga irembo ngo njye kumusura iwabo ahubwo yansangaga mu rugo. Nyine abona abakera kandi urabizi twebwe abasore b'iyi minsi rwose ibyo uvuze ngo aragusanga mu rugo nawe urabizi ni ifeza abasore b'iki gihe n'izahabu. Rero ibyo kuguma mu gipangu masimbi kwijeje byo pe. Aya mwana wanjye tuza dore uracyari mutoya tuza nta kintu turakora turaganira gusa. Mwana wawe wavuze ngo murabanza muhobera neza. Nese iyo uhobeye umuntu hari icyo muba mukoze. Ariko se nakundi kuntu wamusuhuza utamuhobeye mwana. Ntabwo yabyemera yarabimbwiye ngo ntabwo yabyemera. Rero mwana wanjye wo kugira ngo bazagutera inda ubyihorere kujyayo. Nese azayinera gute nimuhobera se azahita nera inda. Mwana wanjye rero kamubwire
nimba ushaka kaguhobera muzaze muhoberanire hariya nanjye ndeba. Nese ubwo urumva wadutera isoni yose barabona abana bahoberana ababyeyi babareba. Oya ntago nabatera isoni nyama. Ahubwo wowe uzabanza use n'ujya mu gikari. Nzajya mu gikari njye mu turimo twanjye, ariko mwebwe mwicare muri salo muganire nta kibazo, ariko nuzamusura iwabo mwana wanjye atazagufata. Abasore b'iki gihe ako sema nibutsa agatekerezo. None se urabona nyine kera nk'uko wabivuze ngo mwebwe aba kera hari ukuntu nyine ababyeyi bahuriraga ahantu bakagira ukuntu nyine baganira ku bana babo. Nta kuntu nyine naguha nimero z'uwo musore ukamubwira yuko nyine naza mu rugo nta kintu baramukora akaba yaza mu rugo. Ahubwo mwana wa ako kana byaba ari byiza kugira ngo uzajye iwawo agufatireyo agutere inda. Mwana wacu byaba byiza umuzanye akaza hano tukamubona, byaba byiza aje tukamubona natwe. Ngo byatworohera. Papa umva ndamwigisha, papa wawe ndamwigisha, ndabizi neza arabyemera, ariko uzamuzane hano mwana wawe. Ariko hari akantu utaruzi, yewe ntabwo njya mpfa gukunda umuntu pe, ariko iyo namukunze nyine urumva kuba namureka birangora. Niyo mpamvu nyine naramubonye ambwira ko ankunda, twaranatindanye cyagiye bambwira ati ko watinze we byagenze bite. Tugera amagambo make tuganiraho, ariko ambwira ko yankunze cyane. Nanjye ndamureba simwereke ngo mbite mubwira ngo nanjye nagukunze, ariko nyine nkumva ku mutima hameze ukuntu nyine nanjye naguyemo tu. Ubu warakunze mwana wanjye naramukunze, umva mfite urukundo ruruta n'urwa mama ahubwo. Ukumva naranakurushije kuri cyagiye cyawe. Mwana wanjye ni byiza rwose kuba warakunze, ni byiza ndabishimye. Ntago nshaka kuhera mu rugo, ntago mbishaka, ariko nanone uwo mukuzi abanza umuzane tumurebe mwana wanjye. Abasore b'iki gihe ntago bazi, ariko ma yari yambaye neza cyane. Abasore b'iki gihe ngo banatira imyenda, bagatira igare, bagatira moto, ngo bakajya gutereta abakobwa bo mu bakire. Hano bashobora kubona turi abakire, uwo musore akaba yaratiye utuntu twose kugira ngo abone kagukura muri uru rugo. Uzabanza umuzane tumucunge, tubanze tumurebe neza mwana wawe. Nese nta kuntu nyine umunsi azaza kundeba, nta kuntu wangurira yakanzu nari narakubwiye ko nayikunze nyibonye mu isoko, akaza agasanga ariyo nambaye. Mwana wa nzayikugurira, ako nzakugura yayindi ndende, yayindi igeze mu mavi. Ntago nayikugurira mwana. Yamaye bikanzu birebire suba atavuga ngo ndi umukecuru. Irakanzu mwana wa nagiye mu mujyi sanga abakobwa bayambara ari indayi bakora muri kabari. Ntago rero nagera kanzu nayikugurira, ahubwo nzakugura yayindi ndende. Mwana se wabonye ko yambaye kambaraho kagakweto karekare atari nk'izi ngizi, ntago wabonye ko byaba byiza. Ariko nanone kubera ko yasanze ndi kuva kuri dayari, nari nambaye kagapantaro gasanzwe n'ubundi na kagapira. Se n'ubundi ntago yabonye nambaye neza, we ngo azaze asange noneho nambaye neza bimutungure. Ako nta kibazo nyine, urabona no ku ishuri igihe kiregereje ngo dusubire ku ishuri, kandi abizi ko tujyana minerivare. Ubwo niba amafaranga yaba atanahari twaba tubyihoreye, n'ubundi nanambara na bya bindi yasanze nambaye nta kibazo. Nta kibazo rero mwana wanjye, ariko akari agakanzu ko nzakagurira kugira ngo uzagaragare neza mwana wanjye. Ariko uzabanza ubibwire papa ataduhitana pe. Nzamubwira papa we ndabizi nta kintu yanyangira, nzamubwira mwana wa. Cyo ngaho basi reka nsubire mu turimo twanjye, nawe ujye mu turimo handi mu kiko naho warura. Ariko mwana wa ndakubujije yo kujya kurepeta mu kanya. Nta kibazo nkuhaye uruhushya uze kujyayo, ariko utaza kunyura kuri wa musore. Ngaho genda ujye mu gikoni mwana wa, genda ujye mu gikoni nanjye mumeze akazi kanjye.